Ibintu byamaze guhinduka muri mu mutwe w'inyeshyamba AFCM 23 aho wafashe wamaze kwanzura cyangwa se wamaze gufata umwanzuro ko ugiye kongera kwisubiza umujyi wa Uvira. Ni mu gihe ingabo za Repubulika y'u Burundi zikomeje kwifatanya na Wazalendo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira cyangwa se mu mipaka uhana imbibi n'u Burundi, ngo ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo ndetse na FDLR ngo bakomeje kwirema ndetse no kwihuza no gufatanya bahuje imbaraga muri uriya mujyi wa Uvira, bakorera training cyangwa se inama zose n'ibikoresho byose bituruka mu gihugu cy'u Burundi. M23 natwirwaneho cyangwa se AFCM 23 natwirwaneho gahunda bamaze gufata nuko bagiye kongera kwisubiza umujyi wa Uvira, kandi bavuga ko batazongera kuwurekura kabona nubwo byagenda bute, ndetse kabona nubwo isi yose yahaguruka ngo nibaramuka bongeye kwisubiza ntabwo bazongera kuwurekura, ndetse kandi ibyo ngibyo bagiye kubiterwa n'ubushotoranyi bukomeye ubwo drone nyinshi ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi, ariko biravugwa ko ziri kugenzurirwa cyane mu mujyi wa Uvira, ariko by'umwihariko stock yazo cyangwa se ububiko bw'ibikoresho byose byaba barwanyi baba aba FDLR baba Wazalendo ndetse na FARDC igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abarundi muri rusange uko bihuje, ngo intwaro zose bari gukoresha biri guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Bikomeje rero kuba birebire nuriya mutwe wundi urwanya leta y'u Burundi bita Red Tabara, baho bavuga ko mu mashyamba akikije u Burundi bamaze kwikwizamo hose, basa naho bamaze kuhafata cyangwa se basa naho bahagenzura, mu gihe polisi y'u Burundi yo ikomeje kubona ko rwose ibintu bitameze neza, basa naho batangiye kujya bagenda bacika intege, ndetse mu buryo bwo gukora patrouille muri Bujumbura ngo bisa naho bigenda bikendera. Ayo makuru yose turaje tugende tuyava imuzi buri kantu ku kandi. Twigarukiye kuri AFCM 23 rero, nkuko bikomeje kugaragara yuko ubushotoranyi bukomeje kuba bwinshi hagati ya Barundi, FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Wazalendo ndetse n'abarwanyi baharanira gusenya no kubuza umutekano igihugu cy'u Rwanda aribo FDLR, ngo aho bamaze kwihuriza hamwe bakaba bakomeje ubushotoranyi bukomeye bohereza drone ndetse n'indege z'intambara mu matware cyangwa se aho M23 igenzura. Ibyo ngibyo bikaba byakomeje kurakaza M23 ivuga ngo ese aba bantu ko bakomeza kutushotora no kuturasaho imiryango mpuzamahanga ireba, murabizi ko MONUSCO hari ahantu ihari, ariko ibyo byose bikaba irebera ntigire icyo ibikoraho cyangwa se ibivugaho. Rero ngo ntibashaka cyangwa se ntibakomeza kwihanganira ubwo bushotoranyi, biyemeje kujya gukurikirana ikibazo aho kiri ndetse bakagihandurira mu mizi. Biravuga ko rero Abarundi cyangwa se leta y'u Burundi yo uyu munsi ifite ubwoba bwinshi cyane, aho ivuga ko M23 yongera kwigarurira umujyi wa Uvira bishobora kwibera bibi, dore ko Red Tabara ndetse na FNL cyangwa bishobora kuza kwifatanya bikaba byaterwa ingabo mu bitugu na M23 mu rwego rwo kongera rwo gufata cyangwa se mu rwego rwo gutera igihugu cy'u Burundi, bakaba bakitabaza izi nyeshyamba cyangwa se uyu mutwe wa M23 mu rwego rwo kugira ngo bafate ubutegetsi bw'u Burundi.